mukomere twizere ko mumeze neza aho muri hose bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, by'umwihariko bakunzi ba Nzuri Market bica no mudahwema kureba ibyiza tubagezaho 5/5 imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Tubahaye ikaze rero kandi tubasaba gukomeza gukanda subscribe kugira ngo mukomeze kubona ibyiza tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Muri aka kanya tukaba tugiye kubereka cyangwa se kubatambagiza isambu nziza cyane kandi nini iri ahantu heza kuri kaburimbo cyangwa hafi ya kaburimbo, nko muri metero 100 zonyine uvuye kuri kaburimbo. Iyi sambu ikaba iri mu karere ka Kayonza, hano mu mujyi rwose, mu nkengero z'umujyi hano mu karere ka Kayonza, hafi cyane mu murenge wa Nyamirama, akagari ni Musumba, umudugudu ni Karama. Ni isambu rero nziza nini ingana na hegitari, ndetse hegitari irarengaho ubuso butari butoya. Iyi sambu rero ushobora kuyihingamo, ushobora kuyituzamo abantu, kuyituzamo imiryango, kugira ngo murabibona yuko yera, murabona ibigori bihinzemo ukuntu bishishe. Ni isambu yera rwose kandi iri kuri kaburimbo, ku buryo ushobora no gukatamo ibibanza ugatuzamo abantu, kuko iri ahantu heza cyane. Si ibyo gusa kandi hari n'ahantu heza wahubaka n'ihoteli, wahakora byinshi cyane bigiye bitandukanye. Iyi sambu rero iri ku amafaranga make cyane, ku buryo ushobora kuyigura nawe ukawubitsa amafaranga mu gihe kizaza. Mwese murabona iterambere ry'ubutaka, mu gihe kizaza ikazakugirira umumaro. Iyi sambu iri i Kayonza nk'uko nabibabwiye, kandi kuri kaburimbo, kuko ni nko muri metero 50 zonyine. Amafaranga rero ishaka ni miliyoni 10 zonyine, miliyoni 10 z'amanyarwanda, cyangwa se ibihumbi 10 by'amadolari, ndetse negosiyable. Ni ukuvuga ngo dushobora no kugabanya miliyoni 10, dushobora kugabanya ukayigura munsi yayo. Ngwino rero wigurira iyi sambu nziza y'akataraboneka, iri ahantu heza cyane, uhatuze umuryango, cyangwa se ujye uhahinga, cyangwa se unahororere. Niba rero wakunze iyi sambu cyangwa ushaka kuyisura, waduhamagara kuri 0788486797, cyangwa se ukaduhamagara kuri 0772301223. Si ibyo gusa kandi ushaka kudusura ku Muhima kuri ofisi zacu aho dukorera hano kuri Yamaha, muri etaje y'amatafari ahiye yanditseho Shema House, muri etaje yayo ya nyuma, umuryango wa mbere ureba ku Gisozi. Wanadusura kandi kuri Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Ndetse ushobora no kujya kuri website yacu www.nzuri.rw. Dukomeza kubibutsa gukanda subscribe, ni muze tubakorere amapura y'amazu meza kandi tububakire ku mafaranga make cyane. Si ibyo gusa kandi tubasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa ku mafaranga meza, tukabashakira abakiriya ku mafaranga meza, tukabafasha kwibyaza umusaruro. Tubahaye ikaze rero muri Nzuri Business Group Limited. Ni karibu cyane nawe muntu cyamunara imereye nabi, ushaka umukiriya wagura umutungo wawe, muntu ufite amafaranga abuze icyo ukoza, ngwino tukugira inama y'uburyo ushobora kuyabyaza umusaruro ubicishije mu mitungo itimukanwa. Iwacu muri Nzuri Business Group umukiriya ni umwami. Tubahaye ikaze cyane, ni karibu. Komeza ukande subscribe, ukore na share, ubashe kwigurira ibyiza byose by'imitungo itimukanwa kandi udahenzwe. Ni karibu cyane, kanda subscribe ujye ukomeza urebe ibyo tugenda tubagezaho: amazu, amasambu, ibibanza, inzu z'ubucuruzi. Turabutsa ko tuba tubafitiye n'inzu nini cyane z'ubucuruzi zigurishwa, ariko bitari ngombwa ko dushyira kuri izi channel zacu. Tubafitiye ama appartement, tubafitiye ama maison de passage, tubafitiye ibintu byinshi kandi byiza. Ushobora rwose kubona izo serivisi zose muba mukeneye muciye kuri Nzuri Business Group Limited. Nimero yo ni yayindi, mushobora kuduhamagara. Serivisi zose tubaha kandi tuzibaha kinyamwuga. Nitwe twenyine tubasha kubarangira ahantu hatari mu manegeka, nitwe twenyine tubasha kubarangira ahantu hatarimo litige, nitwe twenyine tubasha kubarangira ahantu
hatazaba apfira ubusa. Ni karibu muze murisanga muri Nzuri Business Group. Kora share rero udusure kuri izo mbuga zose, kandi rwose ushaka kubaka turakubakira, ushaka ikibanza turagukorera plan tukubakire mu kibanza cyawe ku mafaranga make cyane utasanga ahandi. Ngwino tugishe inama mbere yo gufata icyemezo cyo kugura inzu, ngwino tugishe inama mbere yo gufata icyemezo cyo kugura ikibanza cyangwa isambu, umenye yuko ibyo ushaka kuhakorera bizakunda tugendeye ku gishushanyo mbonera. Murakoze cyane.